So guhura na Bruce Melody byasabye iki kugira ngo ujye muri Nicki Minaj? Erega ira ni video ya kabiri ya Bruce Melody ngiyemo ntago ari iya mbere. Ntago mbizi bana. Ni iya kabiri. Abantu benshi sinzi impamvu bazi ko ari iya mbere kandi ari iya kabiri. Yego. Iya mbere ni iyihe? Iri ya Nyora yiwe na Eddie Kenzo. Bise mbyibuka muri Nyora kabisurimo. Yeah. Indirimbo ziri international kuki ukunda kujya muri indirimbo ziri international cyane? Nyora ni na Eddie Kenzo, iyi ni na n'abasore bo muri South Africa. Kuki ukunda kujya muri indirimbo ziri international nyine kuri Bruce cyane cyane? Yaba kubonamo nk'umukobwa mwiza kurenza abandi aba yarakoresheje bimeze gute? Ibyo ntago mbizi wabimubaza. Wamubaza impamvu ariko ngiye ku bwanjye dukorana neza ni inshuti rero sinumva impamvu ibyarenza akazi biba n'ubushuti. Turi inshuti. Yego. Bruce Melody mwamenyanye ryari? Twamenyanye ryari ntabwo byibuka ni kera? Ntabwo mbyibuka ariko hashize igihe nka za 2015. Now, okay, let me explain this. Tabijyana muri content itariyo. Ntabwo turi inshuti ngo turi close cyangwa iki. No, turi inshuti mu buryo bw'akazi. Yego. Yabona ari akazi kagukwira araguhamagara. Yego, arampamagara. Ati ngwino twikorera akazi. Cyane rwose. Nawe ugahita witaba. Nta munsi arakubura ngahangayike. Ntabwo yambura kubera ko yambura se kubera iki mba nshaka akazi ndi tayari gukora akazi nawe ari kugatanga kandi dusanzwe dukorana neza nta kibazo na kimwe dufitanye rero ntabwo yambura. Ntabwo ushobora kuba wenda uri nk'Ibugande cyangwa andi hantu akakubura se? Ntabwo birabaho. Akazi waba ukishe kabaga waba wihemukiye? Oya ntabwo naba nkishe kuko ntabwo ari nge mu video vixen hari gusa hari n'abandi ariko maybe kuko ari in case ari nge yashakaga urumva hari cyaba gipfuye ariko niyoza kugataba gapfuye cyane. Yego. Icyo cyo kirasobanutse. Bruce niwe wawe ubundi. Ese ubundi byemberera hano za Gacuriro za Nyarutarama urumva nza yego nambona umanitse ku cyapa nabaganise umushiti wanjye bigenze bite? Gira societe reka tuyivugeho none se ko ari ituma tuganira. Ngama kurije rero ibihe byiza ubwo ishya nihirwe unsurize Bruce Melody. Reka ngusuze cyane mwifurize ibihe byiza mwifurize umugisha Imana itanga ubwo ni wa mugisha utarimo igihombo wa mugisha utarimo akabuzemo cyangwa se byose Imana byiza itanga. Nairis TV ubwo no munsi nawo wiyongere ku yindi Imana doye tujye tunezerwa. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza ukimubona ubona niburi singo tubona ko ari kimubereye ubwo ndavuga urugo. Lorraine karibu. Mwakoze cyane Blaise. Meze neza. Sava. Nawe umeze neza. Numwaka mushya. Arya navuka Happy New Year. Uvuka arya mu kwa mbere? Cyane. Ndumva arabibonye ejo bundi unawugiramo ibihe byiza kabisa. Burya abantu bavuka mu kwa mbere bakunda kurangiza umwaka bakimeze neza uzacunge. Ntabyo narinze. Ariko iyo uvutse mu kwa 12 kugira ngo uzongere uhagere urabizi spend ziba ziri mu kwa 12. Ikibazo urumva ukuntu biba bimeze urumva abantu baraspendinga bakayamara mu kwa 12 abantu tuvuka mu kwa mbere nta makado tubona nicyo kibi cyo guso wagize ute naribagiwe wagize naribagiwe nagusembye ngo wagize mu kwa mbere ariko nanjye usko mvuka mu kwa mbere buriya ntabyo narinze mvuka mu kwa mbere nejo ariko oya ntago ndi buzivuge hari abantu babyumva ble uri kumbeshya izina ry'Imana uri kumbeshya naje nkwereka ibyangombwa ble urambeshya cyangwa ubaze Emilie arabizi cameraman ndamubaza ariko se buriya Emilie n'imyaka tumaze tuziranye ko numva ntabizi gute ntabizi n'imyaka tumaze nuko nakunda gucelebrate kubera ko mbanzi nakura bizi bya Minervare ntago turi bato we niyo mpamvu nabonye party kabisa ariko zikaryoha ngira ngo kuri anniversaire nibwo twe dufitanye ikiganiro urankwepa
ntabwo nagukwebye ntibyari byoroshye. Lorraine bitese iminsi myinshi bana sava ni byiza. meruka uri mu mashusho y'indirimbo amwe namwe mu mafilme n'ibindi byinshi tugenda tuganiraho. Reka twitangirire ku bijyanye na video vixening bihagaze gute? Uheruka mu ndirimbo ryari? Biragenda bimeze neza nta kibazo. Indirimbo mperukamwo ni ya vuba iri kuri album nshyashya ya Bruce Melody yitwa Nicki Minaj, sinzi niba uyizi. Nicki Minaj ndayizi bana. Ni wowe ababona ngo ntago ababona nyine uko bimeze. Ntago mbizi. Ibintu bya video vixen ngira ngo mu Rwanda urabizi ko byatangiye bigoranye. Bavuga ko urumwe mu bakobwa nzi bagiye mu ma video 2015 ngira ngo ubwo no kumanura ntago nzi indirimbo ya mbere wagiyemo. Urakibuka indirimbo ya mbere wagiyemo? Ego. Into zanjye nyine ya Kid Gaju. Njye nyine ya Kid Gaju. Hari ryari? Ntabwo nibuka neza ariko ushobora kuba ari hagati ya 2015 na 2014. Ko numva biteye ubwoba. Wari ukiri umwana? Ego. Wari ukiri umwana kuko ubu warabyibushye umva igituza kibigituza nyashi banyashi ubu warakuze gutangira video vixen kujya mu ma video y'abahanzi byagenze gute? Ubu turaganira n'abantu bataziranye tubwira amakuru ariko turaziranye kandi byose urabizi. Ushaka kuneza abantu? Oya ndabariza abantu bakubonye muri Nicki Minaj ya Bruce Melody ejo bundi ubwo urumva biraza gutuma nyine bamenya kujya muri video. Turareba indangagaciro z'umunyarwandakazi ese kujya muri video nta kibazo, abenshi babitindaya byinshi turagenda tubiganiraho kugira ngo tumara abatsiko abantu batazi abakobwa ajya mu ndirimbo. Yes. Byagenze gute kujya wisange mu ndirimbo ya Kid Gaju? Cyana gukibyibuka? Ukuntu byagenze mbere yuko njya muri video ye twari dusanzwe turi inshuti. Aza kumbwira ati Lorraine ejo bundi mfite projet nshaka gukora ya video. Est-ce que urabyumva gute ugiye muri video yanjye? Tubyumvikanaho nijyamo. Mubyumvikanaho? Ego. Cash? Of course. Rero ndabona ngiye kuba umuhanzi kuko iyo umpa ibiganiro ntago unyishyuza. Bivuga ngo kamera niba yigutunga ahubwo ugomba kuzajya unyishyura. Ubundi kugira ngo njye imbere ya kamera barabanza bakanyishyura kandi wowe nyiguhera ubuntu ugomba kuzanyishyura ubutawuzanyishyura. Ndanze ndebe iyo ndirimbo ya Kid Gaju kuno wari umeze utawuzanyishyura utanza kwishyura nibyo kabisa. Ndabyemera. So indirimbo ya mbere ujyamo yego feedback aho ndavuga kuri famille cyane cyane abantu bari close kuri wowe byari yagaze gute? Hashize igihe ntago mbyibuka ariko ntago mbyibuka neza ariko mu byo ngerageza kwibuka feedback zari nziza. Yego zari nziza abantu barambwiraga felicitation kuko abantu benshi banzi kuva nkiri umwana ntago ndi wa mwana wakuze mvuga ngo urabona ko akundi babaza umwana ngo uzaba iki akavuga ngo nzaba umuganga nzaba umwarimu nzaba umupolisi ibintu nk'ibyo. No ngiye kuva nkiri umwana nari nzi ko nzajya mu bintu bya entertainment, nkunda ibintu bya fashion modeling, ibintu bya acting. So babonye nteye intambwe cya kintu navuze kuva nkiri umwana nyigezeho nyitangiye bampaye ama felicitation bavuga ati wow twakumva gubivuga tukagira ngo ni blague kumbe ari sérieux. Yego nuko byagenze. Feedback nziza cyane n'amahirwe wagize. Byakomeje uko ujya mu zindi video ariko ndi kwibaza nta muntu wo muri famille urabyibuka ko byari bigoye benshi bavugaga bati umukobwa ujya muri video aba ari indaya abazabyarira iwabo aba ari ikirara. Nta muntu wo muri famille ugeza kuzana ibyo bintu? No muri famille nta wigeze abinzanaho gusa abantu hanze ntiwabuza gutekereza ibyo bashaka ariko ni imyumvire y'abantu. Ntago abakobwa bo muri video ari uko duteye ntago ari uko tuba tumeze. Buriya iyo ugiye mu kintu uzi icyo ushaka uzi ko ari icyo ushaka kugeraho nawe ushaka kugera umenya discipline ujyanamo uzajya ukoresha muri icyo kintu kugira ngo ugere aho ushaka kugera. Yego
ubigendamo neza. Bagenzi bawe mwatangiranye harabo ukibona ubu? Bamwe na bamwe. Yego. Ariko abenshi barabyaye. Abenshi ntana barashaje. Ntago mbizi. Nireba ngo ukoresha ndabazi amazina sindi buyavuge kuko no kwibasira abantu cyangwa se umuntu ku giti cye n'ibyo akora, ariko abenshi nzi udafite abana b'abahungu babiri cy'abahanzi babiri batandukanye. Yes, ibyo byose byagiye biba. Nireba ngo ukoresha kugira ngo uyu munsi ukiza mu ndirimbo za Bruce Melody. Icyo gihe Bruce nibwo arakiza rwose, yari underground. Ibanga zo nakubwira ngo niriye. First of all, abonga bombwiye ngo twazanyemwo nababonaga mu video, ntago twigeze tugendana cyangwa mvuge ngo arabo tuziranye. So ntago mbizi niba warabaye ababyeyi koko cyangwa uko byagenze. Ariko niba ariko byagenze ni byiza. Umwana n'umugisha. Umwana n'umugisha, kubyara n'umugisha. Yego. Ubwo igihe cyabo cyari cyageze niko navuga, nanjye igihe nikigera bizaba. Ako biranasobanutse ibintu byawe. Arumva impamvu rembi kubajije, kera habagaho uburyo bwo kwifata udahemuka n'agakingirizo. Nibyo byabagaho, ariko byagezeho birahinduka. Niyo mpamvu nkubajije ngo ingamba akoresheje niziye kugira ngo ube ari umwe mu ba vixen basa neza, babana bashobora gushukika, ariko uyu munsi ukaba urumva unaganishaga uracyari kwa kundi, ntago wabyaye cyangwa warabyaye sinabimenye. Ntawamenya n'ubundi. Duherukana kerereka wasanga afite umwana. Ntumbwiye ngo narabyibushye, uzi narabyibuhijwe n'iki? Nanjye ubwo birancanze, umwana ngaratese. Oya, ndi kwikinira ntago nabyaye. Ntago wabiyoberwa kamwe narabyaye. Ntago ntaba narabiyoberwa mu nshuti zanjye, so ntago wabiyoberwa. Urumva rero ubwo buryo bwari ubwanjye ngo icyo gihe ari PSI, yari byo kurwanya sida, nibwo buryo bakoreshaga. Kandi koko byagenze neza, benshi barabivuyemo neza amahoro. Uko gakingirizo abashakanye nabo ntibateranaga amada buri kanya, ntibanduzanyaga. We rero wamishe wanze kumbwira. Ntago ndi gusobanukirwa nanjye. Oya, urumva wowe impamvu nabikubwiraga, erega ntago washaje. Mu bakobwa bari bahari icyo gihe. Ndati ntago nashaje. Abandi barashaje. Barashaje. Yego. Ariko reka nkubwire ikindi kintu rero, ibyo ngibyo uri kuvuga ngo gusaza biterwa nuko umuntu afata umubiri we, biterwa nuko umuntu yitwara. Ese Lorraine ukora sport? Nkora sport. Kangahe mu cyumweru? Nkora sport rwose, ujye ureba dimanche kuri statut zanjye za WhatsApp, buri genda postinga mvuye muri sport. Nda walkinga cyangwa nka runninga, buri genda postinga ibirometero byibuze 13. Ukabigenda ku cyumweru. Niyo mpamvu gifite itoto. Nkora ku cyumweru gusa, ubundi nakoraga iminsi 5 mu cyumweru, ariko ubu ngubu nsigaye ngira ubunebwe, so biterwa nuko umuntu yifashe nuko yatwaye umubiri we. Nta muntu ugeze wumva cyangwa nta makuru ugeze wumva bavuga ko nyine abakobwa mujya muri video abenshi, ubwo nge mba mvugira abantu benshi, urabizi turi hanze twumva feedback ziva mu baturage zituvamo muri rusange, bavuga ko muri birara. Nabikubwiye ntiwabuza abantu kuvuga ibyo bashaka, usibye n'abakobwa bajya muri video. Umuntu wese, umukobwa aho ava akagera, nta mukobwa utavugwa. Niyo yaba atajya muri video afite ibindi bintu akora, nta mukobwa ukura atiswe ikirara cyangwa ngo yitwe sinzi ko yagiye mu ngeso mbi cyangwa iki. Ni ibintu bibaho muri rusange, sino kuvuga ngo n'umukobwa ujya mu video cyangwa ukina filme gusa. Cyo nibisanzwe bibaho cyane, abantu barabivuga. All right. Video wagiyemo zindirimbo uwazibuka? Uvuze uti wenda ni 100, zaruzuye 100 cyangwa ari 50. Ntabwo nibuka umubare, ariko ni ntago ari nke. Ntago ari nke. Ntibwo. So, gurakora na Bruce Melody. Yes. Byasabye iki kugira ngo ujye muri Nicki Minaj? Erega iriya ni video ya kabiri ya Bruce Melody ngiyemo, ntago ari iya mbere. Ntago ari mbizi bana. Ni iya kabiri. Abantu benshi sinzi impamvu bazi ko ari iya mbere kandi ari iya kabiri. Yego. Iya mbere ni iyihe? Iriya Nyora yiwe na Eddy Kenzo. Bise mbyibuka muri Nyora kabisurimo. Yeah. Indirimbo ziri international, kuki ukunda kujya muri indirimbo ziri international cyane?
Nyora ni na Eddy Kenzo, iyi ni na n'aba basore bo muri South Africa. Kuki ukunda kujya mu ndirimbo ziri international nyine kuri Bruce cyane cyane? Yaba kubonamo nk'umukobwa mwiza kurenza abandi aba yarakoresheje, bimeze gute? Ibyo ntabwo mbizi, wabimubaza wamubaza impamvu, ariko ngiye ku bwanjye dukorana neza, ni inshuti, rero sinumva impamvu. Ibyarenze akazi biba n'ubushuti. Turi inshuti. Yego. Bruce Melody mwamenyanye ryari? Twamenyanye ryari? Ntabwo mbyibuka. Ntabwo byibuka, ni kera? Ntabwo mbyibuka, ariko hashize igihe. Nka za 2015? Now, okay, let me explain this. Tutabijyana muri content itariyo. Ntabwo turi inshuti ngo turi close cyangwa iki. No, turi inshuti mu buryo bw'akazi. Yego. Yabona ari akazi kagukwira araguhamagara. Yego, arampamagara. Ati ngwino twikorera akazi. Cyane rwose. Nawe ugahita witaba. Cyane. Nta munsi arakubura ngo ahangayike? Ntabwo yambura kubera ko yambura se kubera iki? Mba nshaka akazi, ndi tayari gukora akazi, nawe ari kugatanga, kandi dusanzwe dukorana neza, nta kibazo na kimwe dufitanye, rero ntabwo yambura. Ntabwo ushobora kuba wenda uri nk'Ibugande cyangwa ahandi hantu akakubura se? Ntabwo birabaho. Akazi waba ukishe? Kabaga. Waba wihemukiye? Oya, ntabwo naba nkishe, kuko ntabwo ari njye mu video vixen uhari gusa. Hari n'abandi, ariko maybe kuko ari in case ari njye yashakaga, urumva hari cyaba gipfuye, ariko niyoza ko gataba gapfuye cyane. Yego. Icyo cyo kirasobanutse. Bruce niwe wawe ubundi. Ese ubundi bisaba iki kugira ngo ujye muri video y'umuntu? Bisaba iki? Ubuse ndabigusobanurira gute? Kashi ndazumva. Ariko wari nizo wanga kujyamo? Yeah. So iyo umu-artiste ashaka kongera mu ndirimbo yiwe, arampamagara, akambwira Lorraine afite projet imeze gutya na gutya, akanyumvisha indirimbo, akambwira vision afite ya video, akambwira nifuza ko akora ibi ngibi, waba umeze gutya n'iki, tukicara tukabyumvikanaho, kuko njyewe hari ibintu ntemera gukora muri video, tukabanza tukabyumvikanaho. Ni nk'ibiki? Se mu akazi yugafashe ntuba wemeye? N'umuntu niyo nakubwira ati we turaza gusomana nta kibazo. Oya. Kubera iki? Hari ibintu ntakora, hari ibintu ntarengaho, ngira principe ngenderaho. Ni nk'ibiki utakora muri video? Ibintu bintesha agaciro. Oya, kandi uri mu kazi. Twabisobanura muri make. Kuba umuntu ari mu kazi ntabwo bivuze kwitesha agaciro, ble. Nk'ubu urugero. Biba bitandukanye. Barakubwiye bati Lorraine, hari video tugiye gukora kuri beach. Kandi iyi video ugomba kuzambaye bikini, haka kantu warengejeho kishanga. Nako kamwe kagatambaro arya bakita gute? Ne sharp ariko sinzi n'ubundi ari ukuntu bakita. Sinzi icyo kirimo niba ari cyacu, ariko ni nkanda niki. Hano barenza ukuntu. Bati waraza wambaye ikariso n'isutiye, uri kuri plage cyangwa kuri piscine. Nta myenda nk'iriya wambara y'ibitenge birimo. Wabyanga ibyo bintu? Kandi uri bwishyurwe neza? Kangusubize byoroshye. Imyaka maze muri carrière, video nagiyemwo n'iki, uzarebe video njyamwo, urebe imyambarire yanjye, imyitwarire yanjye, bihita biguha igisubizo cy'ikibazo mbajije. Ntabwo nabikora kuko hari indangagaciro ngenderaho zanjye. Yego. Nta muntu murakorana video ngo aguterete? Kubwira ati je nagukunze ndumva twakwibanira. Nkakuri urabizi wakoranye na Eddy Kenzo, kandi urumva bakunda abanyarwanda kazi. Kubwira ati je kandi Eddy afite fiancé, wenda mugore abandi. Yego. Oya. Nta urabizana mu rukundo? Oya. Ukuntu ntenda umuntu uri serieuse cyane, iyo turi mu kazi tuba turi mu kazi, iyo tutari mu kazi akazi karangiye urakomeza nanjye nkakomeza. Cyangwa urasangira ukigendera? Oya. Ni akazi karangira nkakomeza nawe ugakomeza. Nuko nkora. Bitavuze ko mfite ni inshuti zanjye n'iki turavugana n'iki, ariko habaho ikintu cyo kuvangura pleasure na business. Yeah.
wamisha ariko standards waze kuzimbwira kandi wenda hari n'umuhanzi uri kumvira abo bahanzi mvuga kandi urabazi abayese barari bakwifuza benshi uri kwanshakira ariko nta kibazo akazi ntabwo uherukaga biro gitaryari bana sha nago mperuka shize igihe kinini kongira mu video nakubonyemo iye bwa mbere niba ari cyitwa gutera umusonga ega waje kuumukiza oya iriya video iri muri video gabira afite nziza navuga ko kabisa arya mu muri kuri skateboard muri kugendaho hari ngira ngo kirakana abantu none wambaye alliance yo na alliance yo meta oya wacyari single ndacyari single. What do you mean? Like, am I married? I'm not married. Okay, Obviously urabizi ariko ufite boyfriend oya kubitekerejeho oya ntawe abantu baze kutubwira uyu mukobwa muramuzi baranzi nuko mbonye impeta yawe nkabona ni nziza quand même irakubereye alliance izanakubera biragaragaza ko nubundi aho birashya bishyira heza nubundi ubwo reka twivire kuri Bruce Melody. Harashize iminsi hari saga z'abakobwa bari kwikinisha kuri social media bafite amacupa bari gushyira mu myanya myibarukiro bafite comportement zidasanzwe. Bira bintu bibonye wabyakiriye gute nk'umuntu usanzwe ujya mu mashusho y'indirimbo ukina amafilm? Bira bintu ntago ndabibona. Ntago urabibona? Numva abantu babivuga numva ahubwo mu minsi ishize nahoze mbona abantu bapostinga icupa rya Heineken ryanditseho ngo Emeline nkabaza ndetse Emeline na Heineken bihurira he byaje bite byagenze nari nabaye confused kugeza ubu nari ntarasobanukirwa ibyarebye ko no Emeline deja ntago nari imuzi na Emeline na uzi okay shana bankubangamiye aho ngaho nankubajije ikibazo utazi byaba ari ikibazo so ubifata gute kuba umuntu yasaba Lorraine video wambaye ubusa kugira ngo nkohereze amafaranga runaka we nk'umukobwa ubivuga hiki ifoto ukaba ama video wambaye ubusa kugira ngo ngiyewe wenda tuvuge turakundana cyase na nugo dukundana ariko ukeneye amafaranga urambwiye uti ko nanye n'ibihumbi 100 nkishurira inzu cyangwa nkaba nakemura utundi tuntu ubwa ni Lorraine wapi banzume video cyangwa se ifoto wambaye ubusa yerekana sex yawe mabere ibiki bintu nk'ibyo ubifata gute kuko abenshi bashatse kubigereranya nuko bari abana b'abakobwa baba bikora kugira ngo babone amafaranga ese babishyire kuri za OnlyFans nazo ni website zijyaho amafoto nyine y'ukoza soni ariko mukishyurwa ubifata ubyakira gute nk'umukobwa w'umunyarwandakazi? Sinzi nta muntu urabinsaba ibirambaho ntago birambaho cyane uko we bakubona muri video kumbona muri video se bihurira hehe kama muri video ntago mba nambaye ubusa kandi uvuze ngo basaba ama video abantu babaye ubusa n'iki nta hantu bihuriye ariko nta muntu nanya approaching ansaba icyo kintu nibaza bagira n'abantu babibwira ngira ngo sinzi nta muntu urabimbwira nta muntu urabimbwira yego mbifata nka disrespect mbifata nko kutubaha umuntu birasobanutse ku mukobwa ngewe ntago nakwicara ngo ntekereze kuvuga ngo ngiye kohereza video yanjye cyangwa ifoto yanjye umuntu nambaye ubusa kugira ngo ampa amafaranga situation yose naba ndimo sinzi ko byashoboka ntabwo icyo kintu nagitekereza yego ngiraga ejo bundi ndwara ndi kubyumva ko uramutse wibeshye ukabyaka umukobwa abiguhaye muba mwese muri abafatanya cyaha nuko ngo wowe wayatse nawe wayihawe wayitanze muba mwese muri abanyabyaha muhanwa kimwe bita bituma rero nibaza niyo mpamvu nkubajije ku bakobwa b'abanyarwandakazi murabyumva gutubivuga hiki ibyo byarabaye hari niyo video wenda nuko utayibonye ni video igaragaza umukobwa ntazi isura yifite ngo ndebe uri kuguma umbaza ibibazo by'ibintu ntazi uri oya shantayo mfite nanjye uri kumbaza ibintu ntazi so sinzi ukuntu ndi wisubize ntabizi but in general like nabikubwiye deja umuntu usaba umukobwa video cyangwa ifoto nk'iyo ngiyo
ntago aba amwubashye n'uyitanga nawe ntago aba yiyubashye niko mbitekereza nk'umwari w'umunyarwandakazi deja ufite umuco utanga ifoto nk'iyo ngiyo cyangwa video nk'iyo ngiyo ntago uba wiyubashye ariko nanone mfite ukuntu mbaho mfite principe ngenderaho mu buzima n'iki ntago nkunda gukondana umuntu ntazi icyatumye akora icyo kintu yego ntago uzi situation yagiyemo yagezemwo yatumye akora icyo kintu so mu gihe ntazi iyo situation yatumye akora icyo kintu ntazi eta yararimo akora icyo kintu ntago namujudginga ngo mvuge ngo byacitse n'iki ntazi uko byagenze ikintu cyabaye ntahari sinzi uko kiba cyagenze sinzi uko yarameze sinzi inzira byaciyemo sinzi uko byagenze yego nubwo ikintu wa muntu yakoze kitari cyo atiyubashye ngo akore cya kintu ariko ntago uzi cyakimukoresheje ku myaka ngezeho imyaka mfite maze kwiga ko ubuzima ntibworoshye hano hanze cyane cyane ku bana b'abakobwa hari situation zimwe na zimwe umuntu ashobora kugeramo zigatuma umuntu yakora ibyo atatekerezaga so ntago nakondana umuntu wakoze ikintu nk'icyo ngicyo ntazi icyabimuteye ariko nanone simvuze ngo nibyo yego aho icyo kirasobanutse ngira ngo ugende unyuramo ariko impamvu rembe kubaje no kugira ngo duse n'abarwanya iyo myumvire yo kuba wagaragaza imyanya yawe en plus nk'umubyeyi ejo bundi tuzashaka abagore of course ejo bundi umukobwa nzashaka umugabo tuvuge ndagukunze nshatse kumbera madamu ariko ngiye kubona mbona imyanya yawe kuri social media urumva birababaje nta nubwo ari n'ibintu byiza muri sinema rero muri sinema aho wagiyemo gute kuko ngewe nzi utangira muri music ariko kujya gukina amafilm actually ni nkaho nabitangiriye rimwe actually ntuza film niyo navuga ko ariyo natangiye mbere ya video kiza cyane wa film nizo natangiye mbere ya video ariko byose bisa nkaho byabaye mu mwaka umwe nabitangiriye mu mwaka umwe so maze gukina muri filme zingahe zo wemera uti kabisa top 3 yanjye imeze fresh ni yingiye zigiye zitandukanye kandi ni nyinshi ariko muri industry yacu ya sinema hari ikintu cyitwa gukora projet wamara gukora projet ukayibika uvuga uti mbanze nyishakira amasoko nzagaruze neki hari amaprojet nzi ko ari meza natanze my very best muri ayo maprojet navugaho ariko atarasohoka akibitse amaze nk'igihe kingana gutabitse hari nyinshi zimaze igihe kinini hari zimaze igihe gito hari n'izimaze igihe kinini hari nk'izimaze nk'imyaka 2 zibitse ni 3 iyo ngiyo ntago ari ukubika gusa iyo ngiyo ibishyinguye ibiri muri archive so ubwo reka izo tuzihorere ariko ngira ngo uzi story yari hari ya Nyambo ndetse na Titi Brown umwe mu babyinnyi beza ndetse na Nyambo biri kuvugwa ndetse n'umwe ari kuvuga ati nabonye undi mu best wabyakiriye gute itandukana ryabo ntago bizi se kuri kunyima amakuru ntago ndi kukwima amakuru ahubwo social media nzikurikirana gake cyane so ntago mba mbizi ibintu biri kuba mu by'ukuri kandi ari by'ukuri keretse nahuye n'umuntu akabimbwira cyangwa sanga abantu bicaye ahantu ari yo suje bari kuganira ariko kugira ngo nzajye kuri telefone njye gushaka ibyo bintu ni gake cyane yego cyo kirasobanutse baramutse batandukanye ubona hari icyo bahomba hari icyo bahomba ntago mbizi ibyo bizwi nabo hagati yabo ntago wabonaga ko baberanye ntago bizwi ariko rubizi ko bakundana nibyo gukundana ntago mbizi mperuka abantu numva bavuga ngo naba bestie se waba bestie wanjye tudakundana Lorraine hari abantu baba bestie badakundana nese ubwo bakaba bahuriye kuki hari aba best friends ari abashuti tu Higo nyine sicyo se ndi kuvuga ni rwa rukundo rw'aba bestie nyine ariko badakundana inkunda ese na bestie urabona ateye undi nda
inkundo ziratandukana. Inkundo ziratandukana. Uzizihe wowe? Uretse ko bavuga ngo ubundi baranavuga ngo relationship nziza niyo abantu batangira ari inshuti bikazamuka bikazava mu ibindi. Nukuntu nje nawe tumeze. Ego. Aha. Turi inshuti urumva igihe cyose abantu bari inshuti haba hari chance yuko havamo ikindi kintu ariko ntago ari itegeko ko kivamo. Ntago ari itegeko ko kivamo ariko haba hari chance yuko gishobora kuvamo. Yeah. Ntago numva we inkundu zini zingahe? Inkundo ziratandukanye. Yego. Ziratandukanye cyane. Ni nyinshi rwose. Hari urukundo nkunda musaza wanjye, hari urukundo nkunda petite sœur, nkunda cousin wanjye, nkunda mama wanjye, nkunda inshuti yanjye. Urumva? Hari urukundo umuntu akunda umugabo we, umuntu akunda umukopa we. Zo zitandukanye. Urukundo dukunda Imana, inkundo ziratandukanye. Yeah. Shana ntabwo nzi ko kuba best w'umuntu ushobora kurangira gutyo tu. Ngenza aba best bateranye n'inda. Bibaho ariko ntago bivuze ko ari itegeko ko bibaho ku bantu bose. Yego. Ubona ari nde wahomba hagati ya Titi na Nyambo? Ntago ndi gusobanukirwa ikintu uri gushingira bavuga guhomba kuko guhomba urumva Lorraine nje nawe dukundanye wenda ngiye ikintu nahomba cyambere ubwiza bwawe kuba nahoranaga nawe presence yawe byonyine nahoranaga nayo naba mpombye cyo ni cyambere. So niyo mpamvu nagubwiye nti ibyo ni hagati yabo nibo bamenya. Nyambo nibo bamenya ati ngewe ntandukanye na Titi naba mpombye iki. Titi akavuga ati ntandukanye na Nyambo naba mpombye iki kuko nibo hagati yabo babizi, nibo bazi relationship yabo, nibo bazi icyo baba bahombye. Ngewe ntabwo nabimenya. Yego. Gisubizo cyawe nicyo? Nicyo. Shameze nk'ubyishimiye. Nishimiye nawe. Mbaye narazi ko bakundana zubwo nishimiye gute ko batandukana. Aha. Twivire mu by'inkundo ndumva ngiza gahinda. Ntabwo mbizi ko bakundana so ntabwo navuga ngo nishimiye ko batandukana ntanabizi niba banakundana. Ngiye mperuka bavuga ko ari aba best. Yego. Ngo niboneye ndi mu best. Ngiye nigeze kumva ko ka. Ariko byose abantu bose batandukanye bari basanzwe ari inshuti tureke no gukundana birababaza. Birababaza. Ariko haba habayeho impamvu yo gutuma abantu batandukana urumva? Yego. Bikaba ngombwa ko batandukana. Bibaho mu buzima abantu bose duhura mu buzima ntago baguma mu buzima bwacu. Hari abo duhura nabo tukagumana nabo, hari nabo duhura nabo igihe kikagera tugatandukana. Yeah. Akubanza ukuze. Waraduhora nawo ngiye kika. Yeah. Ubu twakundana witeguye neza ko ejo dushobora gutandukana. Bibaho. Shaje nakwizirikaho Lorraine wibeshye tugakunda. Cyane rwose arega abantu bose bakundana ntago ariko barambana. Ntago ariko barambana, ntago ariko bagumana, hari abagumana, hari n'abatandukana. Yeah. Ejo bundi nitemberera hano za Gacuriro za Nyarutarama urumva nza yego nambona umanitse ku cyapa. Navuga nise umushiti wanjye bigenze bite. Agira societe reka tuyivugeho none se ko ari ituma tuganira. Ngama abo naba babivuga. Nagafoto ndagafite. Bande babivuga. Abantu b'inshuti zanjye rego urumva mba nagupostinze kuri anniversaire. Rego urasa nk'umuntu nkaho ari wowe bivuga uko uri kubivuga uri kubinshinja nkaho ari wowe bivuga nta wundi muntu bivuga. Ko nta wundi muntu uri ndifaranga ngo wagwiriye muri MTN. Lore ibi bintu bibisimbuka. Ngo ni faranga ndakorwaho ntakorwa rya faranga rya danje. Wasinye yangaye. Ayo abari amabanga y'akazi Blair. Abari amabanga y'akazi. Eshatu se enye cyonzi ni menshi. Ayo makuru ntayo nguha. Amakuru gushaka nayo. Ugiteganya amabanga y'akazi ntago. Wateganyaga kuzajya ku byapa mu muji wamamaza ibigo bikomeye nka biriya. Blair. Kangusobanurire domaine ndimwe n'ibintu nkora. Hari acting. Hari kuba mu video vixen, hari na fashion. So fashion niyo izamwe bya bintu by'ama billboards. Kwambara nka represent ama brand runaka y'imyenda ibintu nk'ibyo. So byose biri included mu bintu nkora. Mu bintu ukora. Yeah. Ese umuntu agushaka gukura. Aho umuntu ushaka gukorana na Lorraine kugukoresha. Yankura he? Hari ujya kuri Instagram yanjye hariho information zanjye. Akagenda akandikamo Blaise na Lorraine.
njye nitwa Blaise. uzi ko utavuze izina bajya bakandikaho gute? Lorraine nitwa Kanangire Lorraine, amazina yanjye niyo nitwa kuri Instagram. Ujya kuri Instagram ugashaka amazina yanjye ukareachinga out bitewe n'icyo ushaka ko dukorana. Yes, ndasubiza bitewe n'icyo ushaka ko dukorana tukumvikana hanyuma tugakora. Acting niyo numva aho gukora neza, kuko ibindi byo urumva fashion na hari ikindi nikiranga ambwe bitatu. Acting yo gukina film niyo yonyine. Being a video vixen nayo ni acting reka. Being a video vixen nayo ni acting. Yeah, na fashion. Nibyo bana, ariko acting niyo ngiye numva nagukangurira cyane, irakubereye. Really? Ubona ama video tambera. Narakubereye. Ariko urumva hari ibindi bintu ushobora kuactingamo bikaba bimeze neza, ama movie ukinamo ibintu byose kabisa. Lorraine, reka ngushimire, ubwo mwaka uzaguhire, uzawurye ntuzakurye, byinshi cyane. Abagushaka ubwo bajye kuri Lorraine Instagram bagushakishe, ubundi bagukoresha, baguha akazi ariko gasobanutse, utazagira gusaba video wambaye ubusa. Kadasobanutse nanjye ntako nshaka. Video wambaye ubusa nje nyibonye banyandikira. Nje nyibonye ahita nkwanga. Nibazirirwe banyandikira. Hari ikintu byagutwara nkwanze Lorraine? Hari ikintu byantwara? Byambabaza. Sure. Ko turi inshuti kandi tumaze igihe kinini turi inshuti, byambabaza. Yego. So ndagushimiye rero, anniversaire nziza, tucyari mu kwa mbere. Ubwo uhabona na party tuyikoze mu kanya nta wamenya. Sibyo? Ese ubundi wagagumbye ko wanzaniye cake? Wa cake izumva nakwizana. Reka nkubwire. Tuvuka mu kwezi kumwe. Ugiye kuzana ya mitwe ya. Oya nta mitwe. Ntabwo tuvuka mu kwezi kumwe. Nukuri. Yo ntabwo mbizi. Nyifitejo. Urabeshya Blaise. Wazemili. Urabeshya. Wazemiliye kabisa. So hari n'abantu bareba bampostinze bavuze ngo bumvise kari mu kwa mbere bahita batangira kumpostinga ijoro ryake ngo barakomeza mpaka ejo. So ayo makuru reka ngiye kuyashaka. Yego. So nkwifurije rero ibihe byiza, ubwo ishani ihirwe, unsurize Bruce Melody. Mugusuhurize. Gutinda musuhuze. Ntago tubana, ntago ni inshuti yawe. Ntago tubonana buri munsi, ariko n'ukuntu uvuze ngo okay ndamuhamagara musuhuze. Muhamagare umubwire uti Blaise aragusuhuza. Okay. Urakoze cyane. We nta nimero yigira? Oya. Okay. Cyamamare sha nayikura heza. Cyambere sindi nako sindi ari n'umuki. Musangira ngendo. Cyamamare ntaho nakivana. Abanyamakuru ko mbizi se ko mushaka amakuru ahantu hose, ni gute waba utafite nimero yiwe? Ahubwo Bruce nzamubaza abana, nshaka kuzamubaza. Urukundo rwanyu. Agukoresha muri video zose ziri international. Nta rukundo ruhari hagati yagira, utazankora wa muvandimwe, utazankoraho. Bruce Melody ni umuntu w'umupapa ufite umufasha n'abana. Yego, ariko impundo ziratandukanye. Twavuze ko ari urukundo genda gake rw'inshuti zisanzwe, brother and sister, cousins, best friends. Urwanyu n'urw'akazi. Yes. Eka Bruce ni munyakazi. Cyane. Cyane ni umukozi watari. Kabisa. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe Blaise.